Ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi yamennye abo izaba ihangana nabo mu rugendo rwo gushaka itike y'igikombe cy'isi cya 2027, ariko amahirwe yabaye make kuko yisanze mu itsinda rikomeye cyane. Mu Misiri habereye tombora, u Rwanda rwisanze mu itsinda K hamwe na Cape Verde, Mali ndetse na Liberia, amakipe yose afite amateka n'imbaraga zituma urugamba ruzaba rukomeye cyane. Abasesenguzi benshi rero bahise bavuga ko iri tsinda ridashobora guha Amavubi amahoro kuko Mali imaze imyaka yitwara neza muri Afurika, mu gihe Cape Verde nayo iri gutungurana ku rwego mpuzamahanga ubungubu iri no mu gikombe cy'isi, naho Liberia iri kuzamura urwego rw'umupira w'amaguru wayo umuvuduko udasanzwe. Ese Amavubi azabasha gukora amateka maze yitabire kandi nyuma y'igihe kinini cyane atitabira, cyangwa uru rugendo ruzaba rubi kurusha uko benshi babyibwira? Nibyo tugiye kuganiraho. Iri rushanwa ryo gushaka itike ya AFCON 2027 riteganyijwe gutangira muri Nzeri 2026, aho amakipe azakina imikino ibanza niyo kwishyura. Ikipe ebyiri rero za mbere muri buri tsinda nizo zizabona amahirwe yo gukina irushanwa rikomeye cyane rya Afurika. Igikombe cya Afurika cya 2027 kizaba gifite umwihariko ukomeye cyane kuko kizakirwa bwa mbere mu bihugu bitatu, ari byo Kenya, Uganda ndetse na Tanzania. Ibihugu byombi bikaba bituranye n'u Rwanda keretse igihugu cya Kenya. Itsinda rya K ririmo rero u Rwanda cyangwa se Amavubi, Mali, Cape Verde ndetse na Liberia. Wowe bibona ute? Amavubi ashobora kuza kubona itike cyangwa itsinda riremereye cyane uburyo Amavubi atabasha kwitabira?